merera nabi kutakubwiza ukuri niko gupfa ahubwo. Urabitwara mu bintu by'Imana ugenda uvoyanga ubyitwara muko wishakiye reka ndababwira nti rero ibi ngibi muhora mwivuga kuko iyo ubibwiye umugore ukamubwira utari ibyo bintu babikora n'ibiki umugabo wanjye nibyo akunda kareka atabikunze mutari abana katakuye ngo ubishyire ukiri umukobwa none mumaze kubona agafaranga mumaze gukitunga 25,000 mbese bidakeneye umuceri bitagura ibitunguru n'intuza ukajya kuri konti ariho 25 kandi ngo umugabo nibyo akunda umunsi yaje izagutikura utazazana ibintu by'amatatizo mu nzu y'Imana ngo baratubwiye hasi mu icyati no hari abantu ibihumbi batarapfukamira nde bayari hari ibihumbi 7 hari ibintu abantu ibihumbi 7 batarapfukama. Tuje kubabwira ko twageragezwa ariko twiringiye yavuze kwageragezwa. Hari abantu batadukunda rero kuba batadukunda ntago bivuze ko Imana itadukunda. Yewe utankunze ntacyo bivuze ko nubundi se naravuze nukunkunda nta n'ubundi sinaryaga iwawe sinakodeshaga iwawe nguransohora kandi ntabwo nahamakodesha najya gukodesha no kwantuza nabo bafite amazi akodesha kugira ngo uranyanga wamaze haga Imana ikangwa n'inzara kubikwishe ntacyo biyibwiye kubure ukirwa wikarakasanga inzara iratwishe ngo n'abana nabwo ibyo gusenga nibikuraho inzara ubwo ushobora gusenga ikikuba 3 munabyambariraho ndetse ukabyambariraho n'inkweto nziza. Zaburi nshya. Akoze Imana ishimwe. Abantu bamaze gushima Imana ariko kuba Manuel yarafunguwe nibyo gushimira Imana. Hari igihe abantu bafungwa yenda ukumva nyine bazafungurwa ariko nkatwe tuba mu mujyi kunyura na garete ushinzwe kiriya kintu Kabarisa buri arabyumva umuntu ushinzwe biriya bintu agufasha agufasha ubu tuvugana singumaha urasanga nagiye nawe namubwira nti rero nanjye ndagarutse nibyo naringiyemo ndabirangije ndagarutse ntago byari gukunda ariko kubera ko yabonye Imana dukorera iyo dusenga kuwa mbere twagendeye mu ijambo rivanga ibi bintu bigira gute birakora. Iyi dusenga utarayibona tarabona imbaraga zayo ntago wabyizera. Ndamubwira nti tugende mu butayu dusenge iyo dusenga niturangize tugaruke tumurebe nawe tumusuhuze twigendere. Twaraseze tumaze gusenga urumva nawe baba babizi ntago rero umuntu nkongo yinjira nyine nawe n'umyacyuhe bigenze vuga uti kuko umwaye Imana azantabara cyo gituma nka yavuganye nanjye yagenda nanjye nkagenda nk'umwafandi nta bintu byinshi we kubera ko ifite uko yatugenje hari uburyo yatugize itagendeye ku byo umuntu atunze ahubwo igendeye ku yo dusenga ubwayo. Muratuma nabwiriza mbite mvuga ibyo ntahe ndangije turinjira tumaze kwinjira ako kanya mfata Bibiliya yanjye mva mu modoka ndayinjirana ndavuga nti waba ukijwe waba udakijijwe Bibiliya ndayinjirana ahita abwira abana batoya aho ngaho byaho ngaho turongera kubonana nyuma y'amasaha 2 ndavuga nti ngurwa ubu sagiye kunkoresha iki mu masaha 2 twinjiramo turaganira Imana yitima amagambo yo kumubwira. Haleluya. Yitima ijambo ryo muri nawo murivuga ngo Yuda we komeza ibirori kuko umunyabibi atsembweho rwose pe. Ndavuga nti ibintu Imana imbwiye se n'iby'umupolisi ni Yuda bihurirahe ndavuga nti hano rero ufite ukuburyo turaganira ate makuru se ni meza ndamwibwira aranyibwira birakomeza ndamubwira nti rero ndashaka gusomera ijambo ry'Imana gatoya ntabwo nzi nibukijwe cyangwa udakijijwe byo ntibindeba nangize nkigendera ati nta kibazo ati nisomere ndamusomera nangije rya jambo Imana yinjiriramo ngiye kubona mbona ninjiye mu cyo biti yerekwa mba ndamubonye ndamubwira nti igihe iki niki wari ufite urugendo hanaha byagenze gutya uraruriganwa
ntago byabaye cyabyara ati yawe ati byarabaye mukozi w'Imana ati baba we ndamubwira niba ati ibyo byose haleluya. Kubera iki? Kubera iyo dusenga bitanigikomereza aragomeza nyine baba muri ibyo ngibyo. Nanjye mfite amakuru we mubona udusenga itagaragara mukagira ngo nubwo itagaragara ariko irahari, nubwo itagaragara igize gute Imana. Kwirirwa umuntu yicaye ahangaha nta nubwo bakivuga ngo ntago ari uguhamba imbwa. N'imbwa hari umuntu wakoze umushinga wo kuzihamba. Imbwa ishaje urayifata, ubu mfinze amategeko yaho ko tusigaye tuzifite, urayifata ugahita uyimushyira, kandi ntuyimushyira ku buntu umuha amafaranga akayigumbana akayitunga, yamara gusaza igeze igihe cyo gupfa akayishyingura ukishyura. Twe dukorera Imana yo mu ijuru akayihamba. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo ndi butinde, mfite iminota ndi bukoresha hariya ndeba. Ndashaka ko tuganira akantu gato, ubundi umukozi w'Imana nawe akaza kuza katubwira amagambo Imana yashyize ku mutima we. Ubundi ahangaha ibintu byo kurya byinshi byiza kandi biryoshye, nubwo abantu benshi batabya babimenya, ariko dufite, twari gusoma Zekariya ibice 4:7, ariko ntago tuhasoma haba ngo sikubw'amaboko kandi sikubw'imbaraga. Ariko ndashaka ko dusoma Abacamanza ibice 13 ndi bubabwire. Abacamanza 13 13 numvaga ashaka kusa n'uhasoma ari hari, ariko reka ngende mbabwira aho dusome ibice 13:3. Abacamanza 13:3, batarabona ubwo muraza kuhabona. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati dore iri ngumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'iki. Tugende 5. Kuko uzasama inda ukabyara umwana w'iki w'umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha. Byo ntabwo nshaka kubisubiramo cyane. Tugende 6. Uwo mugore ahera ko araza abwira umugabo we ati umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso he hasaga naho amarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaraturutse, nawe ntiyanyibwiye izina rye. Ariko arambwira ati dore uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino. Byo ngujya nabyo simbitindaho, turabivuga mu magambo. 8. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumweho yongera agaruke muri twe, atwigisha uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Nuko 9. Nuko Imana yemerera Manowa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore amusanga aho yari ari yicaye hehe. Amusanga yari yicaye hehe? Yari yicaye mu murima. Ariko Manowa umugabo we ntiyari ahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyereka. Naho nga nta bintu byinshi cyane ubishaka urabisoma hasi, kuko n'ubundi bakobirinyimiza bavuga ko urumva umugore ntiyari yamenye uwo ari we. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, umugabo nawe usibye kuva ngo ni umuntu w'Imana, nanjye ngiye bavuga ko ndi umuntu w'Imana nyine, ntago bambashije kumenya uwo ari we. Ariko wibuke nuza gusoma hasi ari naho Manowa yamubwiye ati rise utubwira izina ryawe, tubwira izina ryawe, kugira ngo nibyo tubwiye nibisohora tuzagukurire n'ubwatsi. Manowa arambwira ati urambariza iki izina ryanjye se ko ari izina ritangaje? Ariko uyu mugabo twizeye afite izina ritangaje rutandi mazina yose yo mu isi. Hari amazina hari mu mujyi mbamo akomeye, kuko ndavuga mu mujyi kuko ariho nkunze kuba ndi cyane. Hari amazina abakomeye ubwira umuntu ngeze kwa ntuza, iryo ni izina rikomeye, ariko iryo zina rirarangira. Ejo bundi numvishe umuntu mu izina ryarangiye ngo ageze mu rukiko arasinzira, uwo ni izina ryarangiye. Hari amakuru ze mufite, mujya mwumva amakuru. Mwene nk'uw'izina nyine ryo ryarangiye umuntu ajya mu rubanza, ariko umwami wacu ntajya aburana.
uko yifitiye icyizere cy'ibyo yavuze ko azagira gute azabikora n'ibyo yagukorera bisaba ko abiburana ntajya abiburana kuko ubwe yifitiye icyizere. Ariko undi we ngo yageze mu rubanza arasinzira, urubanza rurasubikwa kubera ibitotsi, nta nibwo bamukanguye. Ariko turashimira uyu mugabo kuko izina rye rigeze gute ritangaje. Ndagira ngo tuganire amagambo gato intego ivuga ngo kugarukwaho n'iki? Kugarukwaho n'Imana. Uyu ni umugabo n'umugore, amateka yabo murayazi, kugira ngo nihute. Ariko ejo muri umuntu yambwiye ijambo rimwe nshaka kugira ngo azasome umugabo bita Yohana, ukuntu byamugendekeye. Umuntu yanyandikiye message arambwira ngo Imana irimo kumora iki ngo kwinzara itwishe, ni we nande ngo n'abana. Ni none se ugira ngo inzira ntizabica? Haga Imana ikangwa n'inzara kubikwishe ntacyo biyibwiye. Kubure ukirwa wikarakasa ngo inzara iratwishe ngo n'abana, ntabwo ibyo gusenga nibikuraho inzara. Ubwo ushobora gusenga ikikuba gatatu. Ntabwo gusenga bikuraho ibigeragezo. Ntazagira umuntu wabeshya ngo ibigeragezo bizava kubera ko wasenze. Dusenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga za none n'igihe kizaza. Utazabona nambaye ikanzu ireshya gutyo ukavuga ngo nawe nugeragezwa ngo uhaye ibyanye nayo bwe kuwa mbere ntiwabishobora. Ahita uvuga utakawe kagumana ibintu byawe. Munabyambariraho ndetse ukabyambariraho n'inkweto nziza, ukabifatiraho isakoshi nziza na Bibiliya, ukagenda uririmba kuko umwami Imana azantabara. Icyo gituma ntagira gute ntamwara mu maso hanjye akakomera kamera nk'iki? Urutare. Utazazana ibintu by'amatatizo mu nzu y'Imana ngo baratubwiye hasi mu icyatsi. No, tuje kubabwira ko twageragezwa ariko twiringiye yavuze. Twageragezwa. Yohana ngo byagenze gute? Mugore ngo yaramuhiza ashaka uburyo azicwa, aramushakisha yibaza ukuntu azabona igihanga cya Yohana, biranga ngo kuko umwami yaramukundaga ngo bikomeye by'amateka. Ariko umugore we atamukunda. Hari abantu batadukunda, rero kuba batadukunda ntabwo bivuze ko Imana itadukunda. Yewe utankunze ntacyo bivuze ko n'ubundi se naravuze nukunkunda nta n'ubundi sinaryaga iwawe sinakodeshaga iwawe nguransohora kandi ntabwo nahamakodesha najya gukodesha no kwa Ntuza nabo bafite amazi akodeshwa. Kugira ngo uranyanga wamaze. Umumotari umwe turazanya arambwira ati mama ati Imana iguhe umugisha wambaye neza, urakoze cyane kubimbwira. Azanganiriza aranganiriza tuganira amagambo amwe arambwira ati ibyo bintu uvuga rero bazakumerera nabi. Ndavuga nti reka kumerera nabi uti merera nabi kuko utakubwiza ukuri niko gupfa ahubwo. Urabitwara mu bintu by'Imana ugenda uvoyanga ubyitwaramo uko wishakiye. Reka hari abantu ibihumbi batarapfukamira nde bayari. Hari ibihumbi birindwi. Hari abantu ibihumbi 7 batarapfukama kandi ntabwo tuzapfukama. Yobu yaravuze ngo sinzikuraho kubiki kubinyangamugayo gukiranuka kwangize gute ndagukomeje. Sikuraho kubinyangamugayo wigize agateba yorivu. Hari igihe abantu bakorera Imana nabi nk'abareba. Nabivuze mfite umwanya kwirebe nk'abareba. Merutse kujya hano haruguru n'ahandi nagiye nsanga abantu imisatsi bayigize gutya, bagiye muri saro batugize nk'utuntu abantu bazishinge. Umuntu uvuye muri saro wese kurambuza abameze nk'uvuye nk'udushinge dushinze gutya. Ndavuga ariko nk'ubwo utwo tuntu dushinze ku mitwe yanyu nta nubwo twebwe muri korali ntiturimo tunareba imbere abantu b'inyuma. Natwe mwagiye mukura izo nshinge bakajya batureba ko natwe turirimba muri no korali. Ariko ibyo byo kudukingiriza by'utwo tuntu tw'udushinge mwashyize ku mitwe. Noneho mu kubivuga sinabivuze ntazi ko muri korali hari umuntu ufite utwo dushinge. Babahaye indirimbo bagiye kuririmba indirimbo ya nyuma. Ndavuga niba we ntabikoze we. Nkajya mbona barimo baramurira nkayoberwa ibyo ari nkajya ngo bafune nge barimo barareba nabo barareba muri korali.
ariko reka ngubwire ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranirwa kwanjye ngize gute ndagukomeje. Yahawe kondisiyo umudamu agenderamo, agomba kubamo. Bavuga ngo ntuzanywe ibisindisha, kuko umwana ugiye gutwita agiye kuba uw'amateka. Cyambere azaba umucunguzi w'Abisiraheli, azaza kubakura mu buretwa no mu bibazo batewe n'Abafilisitiya. Atansiyo rero, twebwe ntabwo dupfa kubyara, tubyara abazavukamo amateka, kandi tubyara yavuze. Nta bintu byinshi twebwe tuba twitwaye nyine. Uyitwara ivuze ukamubyara ivuze, byo kwirirwa uburana ngo mwami Yesu ngo abana nk'inzara bishe. None se ujya kumutwita ntiyari yavuganye nawe? Ujya kumubyara se nabyo ntibyagoranye kongera ikaze kavugana nawe? None se uriya mwana ugira ngo azapfa gupfa? Ntigituma mutagira kwizera. Ngo nyine ngo urumva ngo nanjye ngo ubu birakomeye ngo umugabo yarana naho yagenda. Nte nanabimubwira ngewe ntabwo banyangira abandi wambonye nkuze we. Ubu nacuruza n'amazi nkabaho. Mbwira abaririmbyi twaririmbanaga bani ku uyu mwirwa muvuga ngo nta kazi mugira, nta kazi mugira. Najya ku isoko hano ruguru, naba niyo ngiye ku isoko mbona abantu bishwe n'inyota ikabije. Handi ahantu twari dutuye hari igishanga cyitwa Rwansamira, cyabaga amazi meza kugera ku rwego n'abakiri baparikaga imodoka bagatuma abantu bakajya kubavomera ayo mazi. Yenda kubivuga hari abantu bataraye umuhanga ntibabyumva, hakajya kubavomera ayo mazi yo mu Rwansamira. Uko natwe niyo twanywaga, ntago twaguraga amazi yo kunywa hoya, twayaga kuvoma Rwansamira kandi ntuyateke, ukaza ukayatereka aho ngaho akaba ariyo mazi unywa. Mbese noneho n'umuntu akaza avuga ati Rwansamira yaje, kabutira hari akamwe. Navuga nti uyubona uturanye na Rwansamira ukirirwa uririmba ngo wabuza amafaranga y'umusanzu wa korali, nta soni wajya ujya mu gishanga mu Rwansamira ukazamukana amazi ukajyana ku isoko igikombe ukakigurisha 10. Ubwo ntago wabonye umusanzu wa korali. Hari ku isoko abantu ntibayanywa bakongera bakayanywa. Ndavuga ni no, ndababwira ni rero ibi ngibi muhora mwivuga, kuko iyo ubibwiye umugore ukamubwira utari ibyo bintu babikora n'ibiki, umugabo wanjye nibyo akunda. Kare katabikunze mutari abana, katakuye ngo bishyire ukiri umukobwa. None mumaze kubona agafaranga, mumaze gukitunga 25,000, mbese bidakeneye umuceri, bitagura ibitunguru n'intuza, ukajya kuri konti ariho 25, kandi ngo umugabo nibyo akunda. Umunsi yaje izagutikura, uzabyumvira mu bworo bw'ikirenge, niho uzabyumvira. Ariko uyu mudamu aravuga ati no, icyo ngambiriye ndakizi. Baramubwira ngo no, marayika aramubwira ngo ntuzigere n'umunsi n'umwe unywa igisindisha, kuko n'umunsi wakinyweye uyu mwana ntazabaho, kandi aje ari umucunguzi. Nabo bamubonye bababaye, bamubonye barushye, narangiza ajya kwiyanurusha ibyo ngibyo. Akimara kumva aya makuru, abagore rero murabizi ya makuru twayumvishije, tumaze imizi dufite ikibazo kidukomeye n'umugabo akize. Wita ufite mutware mwiza, yavuganye nanjye ibintu by'amateka. Mugabo ati icyo yavuze ngo iki, yambwiye ngewe ngo ubu ndeba ngiye gusama. Ndati ninde wakubwiye? Nta byo kongeraho ibindi bintu byinshi cyane atara. Ninde? Abagabo rero mukunda kubaza ibintu byinshi. Wavuze ko hari umuntu wamubwiye, kandi uwo muntu umugore ntiyari mu rugo, ngo yamusanze mu rugo. Nta hantu bahuriye hiryo, ni muri korali, si mu murima. Nahanga ku itorero kuwa mbere bya bindi bibiri numvaga arimo kuvuga ngo Imana iramubwiye. Ibyo kuvuga Imana iramubwiye hari igihe batanabyumva, kavuga ati umuntu wakubwiye ninde? Uti ni Fabrice. Fabrice we umeze ute? Fabrice usute? Fabrice se yakubwiye ngo iki muri se Fabrice? Tiyambwiye ngo ngiye gusama inda. Ngo Fabrice yabikubwiye ngo ugiye ngo kugira ute? Uwo muntu wabikubwiye se ubundi yasagate? Dini kuri kose ntago namubonye mu maso. Byagenze gute kugira ngo utamubona mu maso? Byagenze bite kugira ngo utabona ntuza mu maso usharire? Waruhumirije, wari impumyi, ko wagiye ureba, wahumya nuko uwo muntu aje. Sobanura di. Usombe uriya mugabo ntabwo yapfuye kwemera ibintu byose. None se kuki atizeye ibyo umugore amubwiye? Ariko ndagira ngo babutangarize itangazo rivuga ngo Imana ivuga rimwe, ndetse kabiri, ndetse gatatu, ndetse kane, nubwo abantu batagira gute bashake bumve ko atariyo yavuze, ariko ishatsi iragaruka.
byemerewe kubyemera. Ivuga badahari igasohoza bareba. Vuga badahari. Kibazo ntago ari imyaka umaze mu kibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo witwaye mu kibazo, buryo witwayemo. Naho kugeragezwa nta birenze. Sengesho y'iminsi 7 urayarangiza ugahita usanga byikubye inshuro zirenga 100, ahubwo uburyo witwara mu kibazo. Kibazo ejo bundi twari tuganira n'abantu hano, turi kuvuga umuntu w'umudamu kize, barakize nshuti yanjye, barakize ndabazi, nta nubwo ngewe rwose. Oya wivuga gupfundura se shaho wana birenge byabo bapfa no kubigeraho. Basi unawabonye uburyo unabigeraho waba wamusatiriye. Erega wajya gupfundura umuntu udushumi, nibura wana musatiri ubu wamwegere buri nkuwa 4 kuri we cyangwa uri nkuwa 10, nibura buri hafi y'ibirenge. Nanjye mbirebera iyo sibyo ko nyine uyu muntu akubona ahita abona nawe uri mugenzi bakavuga ati buriya nawe yageze mu rwego rwiza, ariko wowe kuba wiyizi wumva atanapfundura. Ariko satani amera nk'ubyinjiyemo, reka mwite satani gutyo. Ariko buriya mbona abagore uko yaba mukora ariko se yakijwe cyangwa atanakijijwe, burya umuntu ujya mu bintu byo gutandukana n'umugabo bambona nawe yageragejwe. Noneho umuntu arambwira, tuganira arambwira ati ariko se buriya biterwa n'iki kugira ngo umugore afate umwanzuro nubwo byagenze kuriya bikagenda kuriya kugira ngo afate umwanzuro wo gutandukana n'umugabo? Ariko mpita nibuka ijambo rikomeye ndababwira bene data ba Kristo, kwizera Imana, kuba umukristo bitsikamira ibintu byinshi, bitsikamira umubabaro kandi uhari, bitsikamira agahinda kandi kashibutse. Ariko kubera kubwo kwizera Kristo hari ikintu udakora. Paulo yaravuze ngo byamindukiye iki? Igihombo. Kubwo kwizera nde? Hari ibintu byaduhindukiye igihombo kubwo kwizera Kristo. Wageragezwa nuko byagenda naho yataha nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru 3 uragomeza ukihangana kubera, ariko umuntu udasenga ntamenye inzira akwiye guca. Ariho gusenga bigira umumaro iyo umuntu asenganye iki? Mugore uraho urimo ugeragezwa, ihangane Kristo arahari. Kandi umunsi yaje ntabwo azagira gute? Ntabwo azaceceka. Uyu mugabo aramaza ngo nejye nkubaze ngo byashoboka se ko twongera tukamubwira uyu mugabo akaza? Nwadika ariko ni ukuri birashoboka, we mubwire. Arangije ikintu cyabayeho, ndashaka ko tuza gusoza mukanya tugasenga. Mugabo yese avuga ati rero ndagusaba Kristo, niba ari wowe wavuganye n'umugore wanjye, umva ntawe nta kizi nta nagace byakunda ko yongera akagaruka nanone, kandi yongera akagaruka. Umva ikindi murenge Imana itugirira icyizere kugera ku rwego yongera kutugarukaho kandi. Haleluya. Imana itugirira icyizere, mureke dusenga Imana kugera ku rwego. Imana itugirira dosta enebo tarasi kitabone. Ariko man nonzaza kare. Imana itugirira icyizere kugera ku rwego yongera kugaruka kandi yongera igaruke bundi bushya. Ngo umva ikintu cyahise gikurikiraho, ngo ako kanya Imana idatindiganyije yahise ibwemerera ko marayika azongera akajya gute? Azongera akagaruka. Imana yongera kugarukeho bundi bushya cyane none mu izina rya Yesu. Birangije ngo mu kintu cyakurikiyeho na misi yatinze, ntabwo marayika yongera agaruka kandi ntabwo yigeze asanga umugabo, kandi ariwe wasabye kugarukaho n'Imana. Ngo marayika yasanze nanone umugore ahantu yibereye mu murima. Mureke dukorera Imana tutishyuza nka Manuel. Dukorera Imana tutagira gute? Tutishyuza. Baririmbye muri iteraniro, mureke dushira imbaraga mu gukorera Imana. Bayobozi badiyakoni bane muri iteraniro, mureke dukorera Imana kugera ku rwego Imana izadusanga mu murima. Kandi nisanga warasohotse uzakuraho. Nusanga warasohotse bino umuntu yigira kara akajyaye akikobeza akigira ibintu hasi, umunsi yagusanze warasohotse. Marayika ngagarutse yasanze wa mugore mu murima. Wa mugore kubera ko yamubonye ishusho mbere, hari uburyo yamubonyemo
kwa kundi wamubonye nanone niko agiye kugira gute, niko agiye kugaruka. Ntabwo aje yiyoberanyije, uwaje cyagihe yavuganye nawe n'uyu munsi yongeye kuvuga tasili, yongeye kuvugana nawe, arongera agaruka kwa kundi yaje cyagihe. Kandi ibyo yavuze araside nebo shedestikabo shidimos, araje gute ngo umugore akimukubita ijisho aba yabonye ko ari we. Nusoma ntabwo yajyanye na marayika ngo ayise yihuta cyane, bose uriya mugabo yari yagiye ko atari ari mu murima, ntabe mu rugo. Ariko kintu nkundiye abadamu baza abagabo bagorobereza, abagabo bagorobereza turahazi pe, ubahana kunda gutinda ndahazi. Umuntu umye nahita mpamagara umuntu bari kumwe telefone ko numva itariho, wamubwiye akaza ko mu rugo bamushaka. Umugore nawe rero kubera ubwenge ngo ahita yihuta cyane, ntabwo yavuganye na marayika, ntabe namba, ariko marayika yamenye kera ikibazo kiri aho ngaho. Data aje gukemura ikibazo kiri hariya. Haleluya! Data aje gukemura ikibazo kiri hariya. Ngo ari cecekera niyamubaza ngo ugiye he. Umugore abarirukanse ngasanze umugabo aramubwira ati wa muntu nanone kandi wa muntu yagize gute, wa muntu w'Imana yagize gute, ati rero gwino nanjye ndimo ndareba filime y'umugabo n'umugore bagira ngo marayika atabacika, mureke twiruka nkataducika we. Hari ahantu atinze marayika atindi wawe mu izina kandi iyo yaje asiga avuze, iyo yaje asiga avuze. Ikibazo no kumuzana, ikibazo no kugira ngo aze, ariko ubundi iyo yaje asigaho ikimenyetso. Ngo arangije barirukanse nanone ngo bahagere, umugabo aho kugira ngo amubaze ati se reka nkubwire ukuntu yifitiye icyizere ubundi nsenge. Ijambo rya mbere amubaje ngo ni wowe, ndakubaza ni wowe wavuganye n'umugore wanjye, kuko marayika yamaze kumenya ko ikibazo cyavutse, avuga ati ni njye nyine, none wasubiramo. Urumva ufite uburyo washobora gusubiramo ibintu wavuze. Ariko Zemana yake, ariko we iyavuganye nanjye cyagiye mu buvumo, ni nayo yavuganye nanjye hano haruguru mu butayu, iyavuganye niye nanjye cyagiye mu cyumba hano hepfo, ni nayo yavuganye nanjye hagahamu nati salaba. Ko bifite, hari ubwo bifite, mwebwe ko mufite ubwo mugira ngo hari ubwo bifite. Nta na bucya yongeye kugaruka umugabo ahari, anagaruke adahari, ya Tobasti yaragutaye. Yaza adahari yaragutaye, kajya kumushakira yariyo arorongotanire pfiyo, kamuterura ikamuzana nabi yo kubona ukamuni muteretse aho ngaho, kisubirira mu ijuru ni yera. Haleluya! Ikagusigana mu munezero wawe. Haleluya! Ngo arangije aramubwira ngo ninjye, asubira mu bya bindi, aramubwira ngo ariko none se ko numvisha ubisubiyemo, waba witwa nde? Waba witwa nde? Izina ridutabara ntabwo ari izina ryoroshye. Aho yageze ibintu bigira gute, birahinduka. Ntabwo yari yaje ameze nka marayika, ariko yari yize, yari Kristo muzima. Nagira ngo mbwire ngo isura warebaga, isura warebye cyagiye, na n'uyu munsi nigize gute, ndiyo mu gihe gikwiriye Imana yashyizeho baba barabyaye. Haleluya! Baba barabyaye. Mu kubyara rero nibwo amateka yaje guhinduka, ibintu birakomeza. Ariko ikintu nshatse kubwira niki, akimara kumubwira ngo uri muntu ki ngo tuzagukurira ubwatsi, ibyo gukura ubwatsi birakureba, icyo adashaka no gukura ubwatsi. Yaravuze ngo ahubwo icyo muzakora mwebwe mukimara kubona ibyo ngibyo bibaye, mwebwe muzatamba ibitambo. Haleluya! Bantu basajemo, haleluya! Twiteguye gutamba ibitambo mu izina rya Yesu, kubera ko ibi Lotestalemone denesalagi by'Imana yavuze gize gute. Imana yabwiye Zerubabeli ngo si kubw'imbaraga, kandi ikindi si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'iki? Si kubw'imbaraga. Nshuti, ahantu uhagaze uyu munsi wa none ntabwo ari kubw'imbaraga zizahagukura, ntabwo ari kubw'imbaraga. Kandi ikindi cya kabiri, ibyo bikudestana, ibyo bikudenastibe no. Mane dufashe nyuma, hari abahanuzi. Ibyo ubona bebaje umutima wawe kugera ku rwego wumva wakwiyahura.
ibyo nje kukubwira ngo si kubw'imbaraga kandi ikindi si kubw'amaboko. Cyo wakora cyose atari umwuka wera wenyine, mutima wawe urarushye, mutima wawe urababaye, nubwo uri mu murima uri mubabaye, nubwo uri mu kazi k'Imana ukari mubabaye. Kandi nanjye ari ngewe nakwibazaga ejo bizagenda bite, ukuri kwibaza nyine. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo hamagara marayika garuke. Hamagara marayika garuke, kuko natagaruka byo ubona biri kuba. Yaravuze cyagiye uri umukobwa, kubera iki ibintu biri kugaruka kenshi ntabwo zima. Ikubwira cyagiye uri umukobwa, ikubwira ko izaguha umugabo iramuguhaye, mugiye mubyaranye rimwe kabiri baragutaye. Ariko nje kukubwira ngo si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana wonyine wakemura ibyo bibazo biri mu mutima wawe. Wonyine yabwiye Kuro, yabwiye ngo nzakujya imbere kandi ahantu hataringaniye nzagira gute. Mufite ubwoba bw'iki ko Imana ije kubaringaniriza hataringaniye? Hari ibintu Imana iri kuvugana natwe k'uyu musozi. Imana idonesi le gode ndetasa, Imana ije kuringaniza ibitaringaniye. Nzakujya imbere hataringaniye ngira gute? Baringanize. Imana nicyabuka bundi bushyashya izivugana n'umusozi uri imbere yawe uyu mugoroba. Imana nicyabuka bundi bushyashya. Kadusenge Imana. Ariko Imana nivugane n'ibiri imbere yawe. Nyuma hari umukozi w'Imana ari buze kubafasha kubisengera. Ariko Imana iri kumbwira abantu bafite imisozi tumye mu gihe gito rwose urekuruka bava mu murima. Kandi kamubwira nkuzaniye ijambo riguhumuriza ngo guma muri uwo murima. Ushobora kuba naziye n'umwe, ushobora kuba naziye babiri, ariko nje kukubwira ngo guma muri uwo murima. Guma muri uwo murima. Wibuke wa mukobwa, wa mudamu wari urimo guhumba kwa Bowazi, ari witwa Rusi. Arimwe ahumba, mu guhumba niho Imana yamusangiye. Musore aramubenguka, nyir'umurima aramubenguka. Reka mbabwire, nyir'umurima agiye kutubenguka. Haleluya! Nyir'umurima agiye kutubenguka. Gitwa igishuba ziki kigukureho. Nyakumaza witwa igishuba ziki irahagije. Ariko nyir'umurima ari de dosike lamo hariyiziye. Yewe wa musore we, byakumaze wikoreye amaboko. Yewe wa mugabo we, nyakumaze nyir'umurima arimanukiye. Reka sanga ugihumba denesobi. Haguruke dusenge. Reka sanga ugihumba. Sanga ugihumba. Sanga ugihumba. Tekane zimugotere kugukorera muri aka kanya. Habwa icyubahiro mu izina rya Kristo. Amen. Utuganisha inzira y'imuhero, turatabaza Imana y'amahoro, ngwizitumurikire. Naho umwijima wazuka tuyobya, utuganisha inzira y'imuhero, turatabaza Imana y'amahoro, ngwizitumurikire.
mana yacidukunda yera koherereza abamarayika bawe koherereza umwuka wawe Yesu Kristo ngwino mana yacidukunda yera koherereza abamarayika bawe koherereza umwuka wawe Yesu Kristo we ngwino imbere yawe n'ibyishimo bisa abagusenga ntacyo bazabura ntabura mana duhindukirire utwuzuza urukundo imbere yawe n'ibyishimo bisa abagusenga ntacyo bazabura nyabura mana duhindukirire utwuzuza urukundo mana yacidukunda yera koherereza abamarayika bawe koherereza umwuka wawe Yesu Kristo ngwino mana yacidukunda yera koherereza abamarayika bawe koherereza umwuka wawe Yesu Kristo ngwino haleluya Mana ishimwe shimye Imana nari maze iminsi igera kuri 10 ndi mu nzu y'imbohe hari abantu babimenye haleluya hari abantu babimenye hari n'abatarabimenye ariko ndashima Imana Imana ishimwe ufatanye nange tugire gutya haleluya Imana ishimwe abanye nange narayibonye Imana ishimwe haleluya natangiye kare mvuga ngo Yesu niwe umvugira ahantu ntakivugira haleluya natashye kuwa kabiri nibwo nari nujuje natashye kuwa gatanu nibwo nari nujuje iminsi 10 naguze mu bikoresho nkoresha mu kazi ko gufotora sanga muri ibyo bikoresho harimo ibyibwe rero mbijyanye kubikoresha sanga byashyizwe recherche bamfatana nabyo barantwara nari mfite fagitire yabyo nacyo cyandengeye mfite n'umuntu twaguze nubwo batamuhamagaye ngo aze ariko nari mfite fagitire nagiye parike rero parike niyo yamfunguye tugirira Imana gutya haleluya ku munsi wo kuwa kabiri nari ndi mu rugo nari maze iminsi ndajya mu kazi mu gihe ndi mu rugo hari akana kanye gatoya mbona karagagaye yari aryamye asinziriye numva ashidukiye hejuru ariko ashidukira hejuru agagara ndasenga ndamagara ninge wari uri mu rugo ngenyine n'umukozi mpita muterura mujyana mu cyumba musengera ngenyine uwo mwana niwo naririmbiyeho iri akora sivuga ngo Yesu niwe umvugira aho ntakivugira sinzi niba hari abantu babyibuka mama amubyara yamubyaye mu buryo bukomeye musiga kwa muganga ameze nk'umuntu utorotse ibitaro ngenda ndirimbo uwo muririmbyi uvuga ngo Yesu niwe umvugira ahantu ntakivugira
kandi niwe ungerera aho ntakigerera. Haleluya. Ariko Yesu niwe ujya utuvugira. Yesu niwe umvugira aho ntakivugira, kandi niwe ungerera aho ntakigerera. Niwe nshuti nyanshuti, niwe undengera iteka, niwe nkoramutima, niwe undengera iteka. Haleluya. Imana ishimwe. Ese tugirira Imana gute? Imana yagize neza. Imana nishimwe. Ishimwe ryanjye ryari. Ubundi ngagira ibintu byinshi ariko reka ndekere. Imana ishimwe.